Nyuma y'igihe kirekire uyu mugabo abeshwa ngo yateye inda kandi nta nda yigeze atera. Uyu mwana yararebye abona birarambiranye. Barakwereka umunsi umwe, uyu mugore ndetse n'umugabo we bari kuganira. Maze uyu mwana yari agenzuye nyina wabo kenshi. Mukase abona ntabwo yigeze atwita, ahubwo ni ibintu yafashe ashira ku nda kugira ngo bagire ngo yaratwise. Barakwereka umwana yaragiye arabikurubana agenda ari kwirukanka. Nyagasani, umwana arirukanka ari kuvuga ati ukuri kose kuramenyekana. Ndetse ubwo Mukase nawe yari kumwirukanka ari kuvuga ati yewe hagarara Divina, ati ndakwinginze hagarara. Maze uyu mwana arirukanka ageze hano aravuga ati ntago nabyemera. Barakwereka Mukase yaramubwiye ati mbabarira ni ukuri kw'Imana, mbabarira ndakwinginze, uzana ibyo bintu mbisubize ku nda unkomeze njijishe umugabo, agira ngo mfite ndatwite. Ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa ukuntu byagenze. Maze uyu mwana aravuga ati ntago nakemera gukomeza kubesha data, ati ni ukuri kw'Imana ntago nabyemera. Uyu mugore akomeza guhendahenda uyu mwana Divina, aramubwira ati zana wa mwana we. Buriya umwana uri kumwe na se rero nabo yagize imbaraga nyinshi. Uyu mwana yarabimwimye, gusa yageze aho ngaho amurusha imbaraga arabimwaka. Barakwereka yarongeye abisubiza ku nda, ariko ujijisha uyu mugabo. Maze umwana aza kumubaza ati se ubundi urakeka ibyo byakugeza kuki? Ibyo nta kintu byatanga rwose. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mudamu yararangije asubira kureba umugabo yari yamusize hariya. Asubira ari kuvuga ati nta kabazo gatoya kari kabaye, gusa aba bana bo baramunetse bazi ukuri kose, ariko uyu mugabo nta kintu azi. Maze uyu mugore aza ari kumubwira ati buriya rero ati hari akantu kari kabaye gatoya, ati ariko njye n'aba bana turagakemuye. Barakwereka bageze imbere y'uyu mugabo, n'ubundi abana batangira kumunyengetanaho, bari kumubwira ati kuramo ibyo bintu wasize ku nda, ati turabizi neza ko atari inda watwise, ahubwo ko ari amayeri yo kugira ngo ubure hano iwacu uri kujijisha data kugira ngo agire ngo waratwise. Barakwereka aba bana uyu mugore bari no kumukuramo ubusadisi kugira ngo bereke papa wabo ukuri kose. Maze uyu mugabo aravuga ati ibyo ndi gutekereza ntibiba ari ukuri, ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugore ntibwatinze ibintu yari yishize mu nda babimukuyemo. Aba bana bari baramugenzuye. Uyu mugabo aravuga ati ndi kurota cyangwa ukurikire filime witonze. Aba bana baravuga ati ibi bintu twe twarabibonye kera, niyo mpamvu tutaje kubyihanganira. Barakwereka yanda mu kanya gatoya uyu mugore yari afite yaragiye. Nibyo bavuga nk'inda bayikuyemo, ubanza ari guca bakuragamo inda we. Aba bana bakuyemo inda y'uyu mugore. Ukurikire uyu mugabo byaje kumurenga, aravuga ati nizere yuko ibyo ndi kubona ndi kurota. Uyu mugabo yafashe uyu mugore atangira kumukurubana kugira ngo amusohore hanze. Ukurikire filime witonze. Gusa uyu mugore nawe yari yarabaye ibamba, yari kumva atava mu iyi nzu. Gusa uyu mugabo kubera ko yaramaje kumenya ukuri, yamukuriyemo ku kibi n'icyiza, ndetse n'abana be bamufashije kumusohora. Ukurikire filime witonze. Buriya nicyo cyiza cyo kugira abana bafite ubwenge. Abo bana baratekereje baravuga bati rwose uyu mugore yaba ari kudutuburira. Ukurikire filime witonze. Abana baramukurikiye nabo, ndetse n'impamba ye bayifite. Ubwo ndavuga impamba y'umwana we yari yashize ku nda. Uyu mugabo yahise amufata itayi aramubwira ati ni ukubera iki wakora biriya, ni ukubera iki watekereje gukora biriya bintu, watekerezaga iki? Ukurikire filime witonze. Uyu mugore nta kintu cyo kuvuga yari afite. Barakwereka abana b'uyu mugabo batangiye gukubita uriya mugore, batangiye kumwegera no kumutoteza. Ndetse batangira no kumufata kugira ngo atabacika batari bamuhoho, batari bamugirira nabi, bitewe n'ibyo yari yakoze byo yari amaze igihe ari gukora byo kubesha. Barakwereka uyu mwana Divina yaravuze ati ni gute umuntu nkawe wifata ukaza gutuburira data? Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugore nta kintu cyo kuvuga yari afite aka kanya, ndetse muri runogo yahise abura n'ijambo, kandi imbere yaho yari yisanzuyemo. Barakwereka abana batangiye kumukiniraho ndetse no kumuyigetana. Buriya umuntu ufite icyaha rero nta kintu yakora, ndetse n'uyu mugabo nawe byaramubabaje bitewe nuko yari azi yuko uyu mugore watwite
ndetse yari ari kubona ko yegereje n'igihe cyo kuja ku bitaro kwibaruka akana akabyarira uyu mugabo, maze uyu mugabo akagira akandi kana ka gatatu. Ukurikire filime witonze. Gusa uyu mugabo ntabwo byaje kumubera ibyo yari atekerezaga, yaje kumubaza ati wati ni gute wabikora, mbwira impamvu ariko waza ukantuburira, ati wari ubifitemo iyihe nyungu? Ubwo se uyu mugore nta kintu cyo kuvuga yari afite uretse gusaba imbabazi uyu mugabo. Uyu mugore rwose yari kuvuga ati ndakwinginze mbabarira, ati ni amakosa yanjye, ati ntabwo natekerezaga yuko ndi kwishyira mu kangaratete. Maze uyu mugabo akavuga ati njye ndi kukureba nkumva naguhekenya bubisi, ati ni gute waza ugakora ibi bintu? Ubwo uyu mugabo akimara kubibona yahise ahinduka nk'intare, nawe uri kubibona, atangira kuza gutontomera uyu mugore. Gusa n'uyu mugore nawe nta kintu cyo kuvuga yari afite, bitewe n'uko amakosa ye yari ari kugaragara. Uyu mugabo aramubwira ati ni gute, mbwiza ukuri. Maze uyu mugore aramubwira ati nta kintu, nakubwiye ko nta kintu cyo gukora nari mfite, kandi ndi kukubwira ngo umbabarire, ni ukuri ndakwinginze mbabarira. Uyu mugore ubanza afite n'ikibazo cyo kutabyara, uretse yuko wenda atabibyije uyu mugabo ukuri. Maze uyu mugabo aravuga ati ko mbizi yuko buri gihe ibintu bijya bigenda neza, ni ukubera iki? Maze uyu mugore aravuga ati nabonye nta kintu cyo gukora nari mfite kugira ngo ngome hano mwa runo rugo, ati nta no kujya mfite. Maze uyu mugabo aravuga ati ugahitamo kuntuburira, ati ubu ndi kukureba nkumva nakwirenza. Uyu mugore nawe gusa ibyo yari ari kubona yuko ibyo yakoze ari amafuti. Nyagasani, ese biraza kugenda bite? Ese uyu mugore araza kubabarirwa canga? Udukurikirane filime twitonze turaza kubimenya. Ari nako nkwibutsa gukanda subscribe, share na comment niba wageze kuri uyu muyoboro, kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Ubwo uyu mugore yatangiye gutera imbabazi, ariko uvuga ati mutware, ati ni gute wahinduka mu kanya gatoya, ndakwinginze mbabarira, ukurikire filime witonze. Maze uyu mugabo aravuga ati ni gute ntahinduka? Uyu mugore nawe aramubwira ati ni ukuri ndakwinginze mbabarira, ati aka kanya niteguye kuba wenda natwita nkakubyarira. Maze uyu mugabo aramubwira ati igihe naguhaye cyararangiye, igihe tumaranye wakabaye warabikoze, atari ko inshingano zawe zarakunaniye. Ubwo rero ntabwo ndi kubyumva rwose. Ni gute, ndi kukubaza, ni gute watinyutse ugakora ibi bintu? Uyu mugore ubwo aratangira aravuga ati ni ukuri kw'Imana nari nzi ko aribwo ndi gukora ikintu kizima ca nyacyo, kuko ubeshe nari nzi yuko aribwo nishiraga mu mutuzo. Ndetse uyu mugore uri kubona ko afite n'agahinda, bitewe n'uko bari kumubwira ngo asohoke mu iyi nyubako. Uyu mugore aravuga ati nabonye ko aricyo kintu ca nyacyo nari mfite cyo gukora, kuko nta handi hantu nari mfite ho kujya. Ukurikire filime witonze. Kandi uyu mugabo yamukundaga, gusa nawe wa mugabo uri kureba iyi nkuru, ari wowe uze kwandika muri comment ukuntu waza kwitwara uramutse usanze uyu mugore wawe bigenze nka guca. Nyuma y'amezi nk'7 wari utegereje ngo hari kubura amezi 2 ngo abyare, uze kwandika muri comment ukuntu wabigenza. Ubwo uyu mugabo yaravuze ati ugatinyuka. Gusa uyu mugore yari kuvuga ati mbabarira. Ukurikirana filime witonze uraza gusobanukirwa. Uyu mugore aravuga ati rwose ndakwinginze mutware, uze kumbabarira, wirengagize ibiri kuba mu aka kanya, wenda ushire mu gaciro, utekereze igihe tumaranye, ibihe twagiye tunyuranamo. Ati ndakwinginze ntwite ku by'aka kanya bibaye. Maze uyu mugabo ati nite ku by'aka kanya, atari ko ibyo uri kuvuga ndakeka utari gutekereza uburibwe mfite. Ati tekereza yuko amezi angahe yose yarashize nzi ko ugiye kumbyarira akana, ariko aka kanya bikaba byose bibaye imfabusa, ngasanga wari utwite umupira. Maze uyu mukobwa aravuga ati ni ukuri kw'Imana nanjye nakubwiye yuko ariyo mahitamo. Ati ntabwo natekerezaga yuko byagira kw'iyi level. Ati wenda natekerezaga yuko nzatwita nkerewe, ariko ntimuzayigera mumenya yuko nababeshaga mbere yaho, ariko ngatekereza yuko nzatwita.
wenda nkabyara ntinze ariko naratwise inda ya nyayo. Ati rero mbabariye mu gihe gitoya utazi nanjye ntazi byaza gucamo nkaza gutwita. Maze uyu mugabo aravuga ati nabibyigwa n'iki, nabyizezwa n'iki? Gusa uyu mugabo nawe hari ahantu yagiye ararangara. None ubu ni gute baryamanaga mu buriri ntamenye yuko uyu mugore watwite cyangwa adatwite? Bari kwereka abana b'uyu mugabo Stella ndetse na Divina, bo bari bagumye gukinira k'uyu mugore, bari bagumye kumukubita. Maze uyu mugabo aramubwira ati amahirwe nguhaye nuko wava muri runo rugo ugasohoka uri muzima. Ati naho nibitaza kuba gutyo ndaza kuguhitana. Uyu mugore aravuga ati nta kintu wantwara, ariko ati njye niba ndi kugusaba imbabazi uzisabye arazihabwa. Uyu mugabo aravuga ati njye ndi kubona nta mbabazi ukwiye. Ati kandi nuza gutinda hano uri buze ko hava utari muzima, ukurikire filime witonze. Uyu mugore aravuga ati ndakwinginze mbabarira n'ukuri. Ati ibyo nakoze byose nemeye ko ari amakosa, ariko ndakwinginze mbabarira. Uyu mugabo arangira avuga ati sawa okay. Ati reka tubabaze aba bana icyo baremeza n'icyo barakora, ukurikire filime witonze. Arangije abaza abana ati muri kumva uyu muntu yaguma hano cyangwa? Uyu mwana mukuru wari urimo yaravuze ati ntagende ntago tumushaka. Uyu mugabo ahita akanira aravuga ati namwe njye ndavuze nti genda. Uyu mugore bamuciriye urubanza bose nta n'umwe ukimukeneye. Barakwereka n'abo bana batangiye kumushodoka ku buryo bari we kumukubita n'inshi zo ku matama. Maze uyu mugabo aravuga ati ndahiye ku Mana yo mu ijuru, nuza gutinda hano uraza kuhava utari muzima, ukurikire filime witonze. Uyu mugore hiyanangiye yanze kugenda, yagumye ari gusaba imbabazi. Gusa bose bari bamurambiwe. Bakimara kumenya yuko uyu mugore yabatuburiraga ndetse n'ubwiza bwe bwose bwahise buba impfabusa. Uyu mugabo yaramubwiye ati ubwiza nakubonagaho mada ntabwo ukigira, sohokera mu rugo ugende. Uyu mugore yaravuze ati njye ntago nagenda gutyo gusa, ntago nagenda. Uyu mugore yakomeje kunangira ariko uvuga ati njye ntabwo nagenda. Uyu mugabo aravuga ati nukomeza kuntesha umutwe ndagusohora nkwikoreye ku mutwe. Uyu mugore aravuga ati njye ntago nagenda, nabikubwije n'ukuri njye ntago nagenda. Ati noneho niba wanze kumpa imbabazi, ati ndahaba ku kibi no ku cyiza, ndahaba ku neza. Uyu mugore yarakutse aravuga ati ni ukuri njye nakubwiye yuko ntava hano ngo ngende. Uyu mugabo aravuga ati ati biratangaje, ati tuzi ko wagira ngo hano uru rugo turarufatanyije. Maze uyu mugore aravuga ati nanjye uzirikane yuko ndi umugore muri runo rugo, ntabwo ndi uwo kugira ngo ufatire imyanzuro uko wiboneye. Nyagasani noneho aha hantu hagiye gusha, filime igiye kugenda yaryoha. Nyagasani niba uri umugabo uri kureba iyi video unyandikire muri comment umbwire ati ese uri njyewe, ati umbwire uko wabigenza, uko wabyitwara ari wowe. Ndetse umugore anagukukanye naguca umufatiye mu makosa. Ubwo umugore yaravuze ati rero wavuze uratontoma, ndakwihorera ugira ngo nuko ntafite ibyo kuvuga. Ati ubu nanjye ndi umugore muri uru rugo. Ati ubwo rero ntabwo waza kwitwara uko wiboneye, kumbwira ibyo wiboneye. Ubwo uyu mugore yari yikukishije araje aravuga ati ntihagire n'umuntu wongera kunkurikira. Ubwo uyu mugabo yahise amuterera ku rutugu. Nyagasani uyu mugabo nawe bari bamukoze mu bwonko, bari bakanguye intare. Uyu mugabo yaramuteruye amuterera ku rutugu. Aravuga ati yemwe ndagusohora ikibi n'ikiza. Yaramuteruye arirukanka. Nyagasani ibintu bihinduye isura. Arangije uyu mugabo yaramuzanye amurenza igipangu, arangije anamunaga hano. Aravuga ati n'undi munsi wa mukaritasi we ntuzongere no kumenyera, n'undi mugore nzazana umeze nkawe nzamwereka ikosora. Barakwereka abana bari abafana muri ako kanya, bari kuvuga ati papa turi kugufana rwose. Baravuga ati uyu mugore ntago agomba kuba muri uru rugo rwacu, ati ahubwo agomba kubaho nk'inzererezi ku muhanda. Ubwo uyu mugabo aravuga ati wanzererezi we nta mpamvu nimwe yo kuza kuntuburira.
Uyu mugabo yari yababaye kandi nawe ari wowe byakubaho ibi bintu ukurikira, uzi kuba wizeye yuko ugiye kubyara akana ariko ubura nk'amezi arindwi uzi ko wateye umugore inda, warangiza ugasanga yashiraga baro ku nda sha, ugasanga yaragutuburiraga icyo gihe cyose. Uyu mugabo yarababaye nk'undi muntu uwo ari we wese. Ubwo arangije aravuga ati genda, ntabwo nitaye ngo uzaja hehe, ntabwo nitaye kuri buri kimwe cyose kizakubaho, ati ahubwo genda wisimamira ibizakubaho byose. Uyu mugabo afata abana barababwira ati twigendere bana banjye ukurikire. Uyu mugabo yateruye abana baravuga ati twigendere. Aka kana kitwa Divina karavuga ati nkwiye kuza guhimura ku iki kikaritazi. Aka kana karaje kamukubita n'inshi. Uyu mugore si ibyo yaboneye uyu munsi, si ibyamubayeho. Aka kana karaje kagumya kumukubita disi, yari yanaciye bugufi, yari yabonye yuko nta mikino ihari. Ubwo uyu mugabo yaravuze ati vuba tugende umwihorere uwo nta mugore umurimo. Ati sha wa mugore we, ati ngo kuri iyi ngofero, ati mu bagore bose b'inzererezi abitura uwa mbere, kuko umuntu nkawe watinyutse agakora ibi bintu buriya yakica n'agahinja ukurikire. Ubwo uyu mugabo yateruye akana gusa yashakaga kugenda akumva yanasiga amukubise, gusa aba bana bo ntabwo bari bamworoheye nyagasani. ubwo ngubwo uyu mugabo yabwiye aba bana bati muze twigendere, gusa uyu mugore yaravuze ati nzabakumbura. Uyu mugabo yahise avuga ati ndakwanze mu buzima bwanjye bwose, ati ni wowe muntu wa mbere nanze nk'uko nanze. Maze uyu mugore asigara hano ngaha, aba ngabo nabo baragenda, gusa bagenda bari kumuciraho iteka. Ariko uyu mugore nawe niwe wari ubyiteye bitewe n'ikinyoma yakoresheje, nkaho atazi yuko byari bizamenyekana. Yasigaye hano ari kuvuga ati mana yanjye, ati ninjye wizize, kandi wizize ntago aririrwa nyagasani. Uyu mugore nawe yemeye disi ko yari arimo makosa, ubwo bamusize hano barigendera. Ndetse na filime yacu nuko iri kugenda yerekeza ku musozo, tuzahurire mu gasobanuye k'ubutaha. Uyu mugore yasigaye yagumye ari kwakura ati Divina, gusa Divina yari kumutera amabuye, Divina yari kumutera amabuye nyagasani. Kurikira filime witonze. Nako turi kugenda tuyerekeza ku musozo, tuzahurire mu gasobanuye ko bukurikira. Ndabashimiye ku bantu mwese mwakomeje kunkurikirana kugeza iyo filime irangiye. Imana ize kubahereza umugisha, tuzahurire mu gasobanuye k'ubutaha. Ndabakunda.